jewe nabi ijyafu niyo yagiye kwigura so wagiye kwigura yego nagiye kwigura ahubwo bira bintu wenda nabizanye mbizi ko birimo sibyo wumvaga nyene wumvaga ugiye kurangiza abantu bya ukereka mbwire nyine ukuntu byagenze uribuka wa mukobwa uyu mu tipa ajya pfubura ndi mwana mvuga wakiteri ni wewe guhaye ramugore yarambwiye ngo ashaka ko kwa Murundi yabonye turi inshuti sibyo ambwira ati wowe uzagura ifu y'igikoma hanyuma njye uze nkushyiriremo akantu ugenda umumere nshaka kumwegukana akabanjye ngenyine yego yashaka uburozi nyine kujya kondagera umwana iraguha amafaranga ngahe baretse abanza vuga ko ni by'amafaranga we bubiri ese urumva ari ibintu binshimisha gikuranze ntago bigushimishije sibyo njye ndikubwira ibyo byagenze ureke no kundakarira nasuze je ndi kumubaza canke se bisigaye agenda kuvuga sibyo mani muro ntago njyewe sinjyewe nyine wabyitumye to Tesi niwe wabimaye nyine uyagoye amafaranga ngahe kubyumva ko nawe wagenda ukajya kwica abantu nese ubu imana abakobwa iyo mwifuza kwica abantu mutaremye mu babije abakobwa tuba tugomba gufashanya sibyo gufashanya no kujya niba umuntu yambwiye ko agukunda ashaka kugumana wenyine ko mwahonye ibintu mutashobora kurema ntago birari byo kukwica ibyo kugira ngo ibintu wanze gukoraho n'intoki zawe Iza ku cya Kigali ni uzane 5 nizere ko umeze neza sinza kuvuga menshi ariko ndagusaba gukora subscribe like share ndetse na comment turi kuri Kigali ni uzane 5 nitwa Isiaka manager data na mabanyise tuyizere Isiaka bakwisende amazina yanjye noneho amanyamerika nitwa Zeri Aime Gabriela yitwa Zeri Aime Gabriela no mukobwa ari cyavuze mu Nyamerika avuze Iradukunda Marike nibyo bakwise amazina yanjye ari amarundi ni irankunda se iradukunda none ya iradumuyiko Iradukunda Marike irankunda Marike ariko okay by the way kanshimira umurundi waje kunsura akamana iminsi 4 mu Rwanda ni umukenyezi ndagushimiye barakoze nyuma yo kujya ni Burundi wanyoreje kado much respect burabuze nisambaza z'indonde yarabuguhaye kasuze n'umufasha wanye two umwizamana ajya fata mbere kibaye gendutse nisambaza ni bora we igenza sa nige nigisenyi ibintu bitani nuza bavuze aya ariko rero okay by the way tukiri hano mvugira ngo Imana nawe buri munsi urumbwira ngo Imana ngenda avuga Imana mu biki ni Allah subhanahu nge suri kubwira la ilaha illallah la hawla wala quwwata nagumvuga byinshi none se dushoza ikiganiro mu kanya sibyo bifuza ko dukora ikiganiro utubwira umugabo n'imigambi ibyakoze ubundi wari ubikoreye uyo nyene yakoze nese kwifata kagenda gatsindagira amwe amarozi waruje kunyicira umwana wumvaga wishimye ese kuki abantu mubaye uko nguko nyine buretse nge mbanza nyine kuki abantu mubaye uko nguko ngewe sikumbayeho wabandi nese nagonza n'igikoma se wakimaye umva ko ngiye kugiteka nkaho umwana wanje ejo nawe nkamubura kuko umugore yagiye akabibere nyine hinyo witubura mawe nongo betawe utikuru twagiye cyangwa nkukubitira imbere ya kamera yawe nese ubundi we dupfiki nyine reka dupfiki nyene bantu nsubitse nta kintu nge nese bijya bintu waruzanye n'ibiki bijya wazanye n'ibiki sibyo bijya wazanye n'ibiki nyene yego igikoma nakibonye ibintu bindi watsindagemo n'ibiki kuki twagoye ngukoreho ukabyanga wa mugani ukora ukiro oya nadusobanurire je nifuza kumuganiriza nyuma iki n'ikiganiro dusubira uzi nyine impamvu nge nanze gukora kuri biriya bintu nanjye ubwanjye sinzi ngo byavuye akabantu izina ry'Imana nyine oya birahiriza ry'Imana nutwara Imana mu nyoma waza envelope twanarebyemo indani ngewe nabi ijyafu niyo yagiye kwigura so wagiye kwigura yego nagiye kwigura ahubwo biriya bintu wenda nabizanye mbizi ko birimo sibyo wumvaga nyene ugiye kurangiza abantu bya ukereka mbwire nyine ukuntu byagenze uribuka wa mukobwa uyu mu tipa ajya pfubura ndi mwana mvuga wakiteri ni wewe guhaye ramugore yarambwiye ngo ashaka ko kwa Murundi yabonye turi inshuti sibyo ambwira ati wowe uzagura ifu y'igikoma hanyuma njye uze nkushyiriremo akantu
ugenda umumere nshaka kumwegukana akabanjye njyenyine yego sibyo uburozi nyine kujya kundagera umwana iraguha amafaranga angahe baretse abanza vuga ko nta n'iby'amafaranga we bubiri ese urumva ari ibintu binshimisha cyo kuransa muranye ntabwo bigushimishije sibyo ngende kubwira ibyo byagenze ureke no kundakarira nansuze ibyo ndi kumubaza cyangwa se bisigaye agenda byivuga sibyo mani muro ntago njyewe si njyewe nyine wabyitumye to Tesi niwe wabimaye nyine yaguhaye amafaranga angahe ku buryo wumva ko nawe wagenda ukajya kwica abantu nese ubu imana iyo mwifuza kwica abantu mutaremye abakobwa tuba tugomba gufashanya sibyo gufashanya no kujya niba umuntu yambwiye ko agukunda ashaka kugumana wenyine ese ko mwahonye ibintu mutashobora kurema ntago ari ntago birari byo kukwica nibyo kugira ngo ibintu waza gukoraho n'intoki zawe nese ngende ashaka gukunda umwana ni umwana mwashaka bakunda ko mwaze mu gikoma nanjye igikoma ni kizima ahubwo we biriya bintu wari bufate niwe byari butume umukunda Mutesi wenyine nyuma mukagera kuki kiki njyewe nkagera kuki ahubwo Mutesi akagera mu nzi nese agara ko nawe yamukunze imana ishimwe habe njyawe kada wa Mutesi we oya isiyaka kubikoraho gusa isiyaka ntago byamutuma akunda Mutesi kuko ni wowe nese nkunda n'abakobwa bavuyemo amenyo akada ese murundi kamupfubururamo n'umurusha nese nimba mupfubwa nuko afite ingufu ngende isanga abana batanu uribwira ko inyonga y'itaka itavuyemo none nabikoze nari ndi mu kazi giye kandi none niba wari uri mu kazi niba wari ngomba umwana ngo yicwa ntago intumwa yicwa hicwa nyirabyo umutego umutindi kandi namoye muri filimi yawe muri reka inyungu nkubwiye n'abadukurikiye uno mukobwa akina muri Murundi TV Murundi ufata envelope ukagashanya ukanzanira kandi yakuzanye kukimwigira inzoka abantu bamuri inzoka mukegera narakubwiye ngo kamenyereye nzi nyine baba bigira abana beza ari inzoka ngo turi inshuti abadukurikiye burije amashusho ubyo muyabona muyihanga afashe envelope zanga amarozi nawe ushaka no guteranya abantu wese yaka afashe envelope zanga amarozi aje kuvuga ngo turi inshuti Murundi turi inshuti kandi nayimuzaniye si byo kumwica niba ari byo kugira ngo umugore amugumana ari wenyine tubonye ifu we yari yabinsabye umugore wese umva agiye gukoresha amarozi kubera ko agiye mukunda umukunde akugumane wenyine mumere wese kutuzamukunda Murundi umukobwa mubi yego ko noneho ngiye bandoga kunuka amafi wari ugiye kumufasha nyine kugira ngo nkonde umukunde wari kumufasha mu umurundi weho rero reka wave mu bagore abayese cyeko mfite umugore wanjye nubwo yagiye ari ibintu abantu badukwitira ese Mutesi ni ikinyabibiri ese n'umugore wanjye ntago afite umugabo wiwe uramupfubura ese byabaye kangahe nese niba ari habara ryawe byabaye nyene njya kubikora bikoze kubera iki amafaranga y'Ikarama mukikomeza umupfubure rero wenyine umupfubure koko ahubwo ko nagize imana ko wagize imana akabwira kamera bane gukora kamera ko numvaga nakujya amashi ibyo bintu maze gusanga nasaza mu gikoma ruzaje iyo gira imana nyine agakuraho kamera gato yo kareba uzagenda ubaze kiraki habara cyane ugira imana akuraho kamera gato nyibona bibaye boro muri Afrika kareba karaka demu nubwo araka badukurikiye amashusho arasa nabi ariko mu byihangane burije ubugogi yakoze bwo kuntana umwana ni nk'aba ngaba bose nibo bagira bagambana mwamwumva mutishimye wari ugiye kunshimisha wanzaniye n'ibindi n'ubundi bisigaye ibindi navyo biri mu nzara ushaka usanga arabeshya Mutesi kandi arungu biri nose abantu ntago mubazi noneho Mutesi muzagene nawe mu bimubaze nanjye mari mubaze ko atigeze antuma nanjye mari riko nese nyine wungukira wumvaga urwungukira agiye gutwara amaroza hano Mutesi ntabwo tuziranye birenze ariko yabanye ndi inshuti y'uyu muntu ashaka nimero yanjye aramamagara umuntu Murundi se umuntu amuntumaho ubushuti ariko uvuga nuko yabonye niko namukinisha muri filme nta bindi mudete mumvaga no umugore wanjye nyirakazi hamagarira yari hamagarira umugore we ntago ndi umugore we nyine nuko yabonye ndi gukina kamera amaze kumbwira nende usoza abantu ko muri borozi sibyo ahita abona wenda aravuga ati none se wumvaga uri gugukire kandi mujye muna commentinga ko mwahunze nubwo bagukunda kubera ko wazanye amarozi ugiye kwica abantu data sibyo mujye mu subscribe noneho munavuga ngo twakunze Emi
bagukunda kora kugenda n'amarozi gukoroga abantu ese umurozi njye ntabwo ari muroshamba barira pe ubu gwango ndagufitiye ndi kugeranya kimwe n'abandi bose nyambona wifuza kuganira muro nukuri njye mbabarire nagamba nangoreye ahubwo wange mutesi burije niwe yabizanye yange mutesi kuko niwe wantumye kumuroga nese ufite imyaka ingahe ubundi bafite imyaka ingahe ese wowe tukunda mutesi wowe ukunda mutesi ndamukunda gusa mutesi niba murundi yarayimuryohereje agasara ashaka kumugumana wenyine bigende gute siko nta nese hari ikintu mvugana nabo mutesi hoho ibyabaye ko byabaye wa madamu wawe nagusanga nyine amakuru y'amadamu yaragiye mana ese nuzi ko mbana n'uruhinja agiye nyine si mutesi ni byose abigeze najyanga isaku nawe njemba nirukanga rega ibi byose si mutesi byose abikoze mutesi tuzajye kumureba mu nese ugenshaka kubaza kano kandi kuba nje b'abanyarwanda mbasobanuriye ko atari nje murundi inyungu ni yihe ufise ntayo urishimye ntago nishimye kubera ko nahise mbibona ntago wishimye utaza kubibona ukumva twapfuye ubumba nishimye kuko nari bwishyurwe neza ese wamumvise Nonese hari ribi yari bwishyurwe neza nari bwishyurwe neza ubu abayishimye tuza kubijya bire bintu ko yari kushyira misi yakasi kandi byari bya nyine ndi wagewe ni jewe uba wishimye mba nishimye wowe ariko man ubu tuba turi kugaragurika twebwe nta kugaragurika ndetse naje wambwiye ati saka manage ibintu ugiye kujyamo umuntu ugomagara cyane bimeze bite so abadukurikiye kadusoze burije nizeye ko meze neza ibya murundi na Eme ndetse n'abana bakobwa nyine ikintu namubwira nguyu nako nagejeje mbona nakoze ibintu byo gutwara ingazana igikoma rwose nzi ko ari imperekeza ayifuza kunyica n'umuntu nabwiraga ati ngwino tugiye gushutinga wenda akaza akamfasha muri filime Rwanda ariko ngumva kano kanya kari umuntu bashobora guhanga ibintu bigenda gugenda umwice akaba yabifata akaza none ntekereza ko tukinaziranya ahubwo oya sha ntuzongere no gutekereza ko nawe tuziranye oya ntago ari we wabinkora like share sena comment kuri Kigali news murundi reka dusoze filime zanjye nakumukatamo nkamukuramo nako bitakunda ko njya baza kumama akazi nyimuri nako azakomeza amakazi ndagushimiye naye ndagushimiye usunguye mu gihe mwirinda mucakura ubu ntago ari njye ni mutesi wa kabiri burije turi ku mumena w'impyisi turi mu karere ka Nyarugenge mu murenge wa Nyamirambo mu kagari ka Kivugiza Astaviste twende tubana muri biganiro bikurikira ibya murundi na Eme n'abandi bose tuzagarira mu biganiro bikurikira kuri Karubanda TV kuri Igwa TV 250 muganga gonderamo kuri 071949 waba uri umukobwa wabuze imihango umukobwa utabasha kugira n'iki waba uratanye n'iki bwa gakondo waba ushaka ubutunzi muhamagara kuri zo nomero y'Imana y'u Rwanda ibane namwe.